uyu munsi abanyarwanda dufite ibyishimo yuko Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yabonye Karidinali. Ndagusuje kandi ngwaye ikaze ubita Antoine Kambanda wabaye Karidinali, akaba n'umwe mu bantu basomye misa kuri Noheli, kandi iyo misa yarishicetse cyane. Antoine Kambanda ubundi ni muntu ki? Antoine Kambanda yavutse ku tariki 10 Ugushyingo 1958 ni Nyamata, ni umwepiskopi muri Katolika wo mu Rwanda, umwepiskopi wa Kigali kuva muri Ugushyingo muri 2018 nyuma ya kuba musenyeri wa Kibungo imyaka 5. Papa Francois ataratangaza ko azashirwaho umupadiri mu gihe cyo kuwa 28 Ugushyingo mu 2020. Tuguhaye ikaze kandi tukwibutsa ko gukanda subscribe ari ingenzi kuri chaine yacu, aho dukomeje kurebera hamwe amateka y'uwo bita Antoine Kambanda, akaba ari we umukaridinali wa mbere u Rwanda rugize. Uko twatangiye tubivuga ubuzima bwe, yavutse ku tariki 10 Ugushyingo 1958, avukira ahantu bita Inyamata ahahoze mu ntara y'Uburasirazuba. Akomoka mu bwoko bw'Abatutsi, usibyewe n'umwe mu bavandimwe be. Abagize umuryango be bose bishwe muri Jenoside yo mu Rwanda mu 1994. Ku buzima bwe bwo kwiga, yize amashuri abanza i Burundi no muri Uganda, hano ayisumbuye muri Kenya. Agarutse mu gihugu cye cyo yavukiyemo, yakomereje amasomo ye muri seminari ya Rutongo. Icyo gihe hari kuva mu 1984 kugeza 1990 muri seminari nkuru Saint Michel yaho bahita Inyakibanda. Amaherezo umunyeshuri yabutangiye mu kutariki y'1993 ageza 1999 mu shuri rya Alphonse Academy i Roma. Yabonye impamyabumenyi yo muri Dogitera mu bijyanye na teologiya y'imyitwarire. Kubera iyo mpamvu yarokotse itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Mu ruzinduko rwe rwa mbere mu Rwanda, Yohani Pawulo wa kabiri yamugize padiri imbere muri diocese ya Kabgayi. Muri Nzeri 1990 kuri diocese ya mbere ya Kigali. Muri Nzeri 1990 kuri arkidiocese ya Kigali ya mbere. Nyuma yo muri Nzeri 1990 kuri arkidiocese ya mbere ya Kigali, nyuma y'igishya muri iseminari ya Saint Vincent muri Ndera. Hagati y'1990 na 2005 yari bindi bintu umuyobozi wa Caritas Rwanda muri diocese ya Kigali mu bijyanye n'imyitwarire ya Kiliziya mu gihe cya Jenoside. Yemera ko bamwe mu bayobozi b'amadini n'abakiri bagenzi be bagize uruhare muri ibyo bikorwa by'ubwicanyi, mu gihe abandi bashinze mu kaga kugira ngo baharanire kurekura amarangamutima avuga ko bagize uruhare runini muri Jenoside. Yagize ati, twabajwe n'ibyabaye, tubabajwe n'abayoboke b'itorero bakoze ibyaha, mbabajwe n'abahohotewe bahahise bakanasiga ubuzima. Ariko byiyongeyeho ati, ariko Papa avuga ko abayoboke, abapadiri n'abandi bananiwe umurimo w'ubuvugabutumwa bagombaga gusubiza ibi bibazo. Ati, itorero ntirishobora kubavugira ingingo ya mbere. Muri Nzeri 2005 Karidinali Crescens Yosepe mu nshingano ze nka perefe w'itorero byashizweho ivugabutumwa ry'abaturage. Icyo gihe amugira umuyobozi wa seminari ya filozofiya i Kabgayi. Ariko bidatinze Gashyantare 2006 yavuye muri uwo murimo kugira ngo abeho, amaze gushirwaho umukaridinali umwe. Uwo mukaridinali
ariwe wabaga muri Congo Brazzaville. Umuyobozi wa seminari nkuru ya Saint Michel Nyakibanda uhereye muri diocese ya Butare. Icyo gihe ni inshingano yari akomeje guhabwa zimuzamura mu nshingano yakoraga. Dukomeje byinshi ku buzima bye. Ku ya 19 Ugushyingo na 18 Papa François yashizeho umwepiskopi wa Kigali asimbuye uwo bita Tadeus Ntibinyurwa, akuraho imyaka. Ku wa 25 Ukwakira 20 Papa Francisco yaremye nk'umukardinali. Ku wa 28 Ugushyingo niwe mukardinali wa mbere wabayeho mu Rwanda. Mu bikorwa bye bitandukanye ubwo habaga uwo munsi w'umuhango wo kumurahiza cyangwa se wo kumwakira nk'umwepiskopi wa mbere wari ugeze mu Rwanda akaba n'umukardinali, ni ibikorwa bye bya mbere byageze hano mu Rwanda, ndetse bikaba byari ibikorwa bye bikomeye. Nuko yakiriwe mu bikorwa bye bya mbere yagize akiba kardinali, nuko yakiriwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri misa idasanzwe yasomewe muri Kigali Arena. Iyo misa ikaba yaritabiriwe n'abantu bakomeye, cyane cyane abayobozi mu nteko nshingamategeko n'abandi bakomeye hano mu Rwanda. Akaba ari imwe muri biographique cyangwa se mu bijyanye n'ubuzima bw'uyu Antoine Kambanda, ndetse akaba ari umwe mu bantu basomye misa yitabiriwe n'abantu benshi hano Kigali muri rusange. Amateka ye na bimwe mu byagiye bimuranga bikaba ari ibingibi. Uyu munsi Abanyarwanda dufite ibyishimo yuko Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yabonye Karidinali. Byavuzwe bwo bwa mbere mu myaka 120. Imyaka 120 ishobora kuba mike, ishobora kuba myinshi bitewe n'icyo utekereza. Batubwiye neza ko Kiliziya Gatolika turabizi imaze igihe kirekire cyane ku isi, imyaka ibihumbi. Urumva rero ko imyaka 120 uri muto cyane, ariko icyiza cyangwa ikibi ntabwo kigendera ku myaka. Cyiza kiba cyiza aho kibereye cyiza hose, ikibi nacyo kiba kibi bitewe n'aho gihereye. Ariko twebwe turireba nk'abari bamaze imyaka 120. Muri iyo myaka 120 turakuze bihagije kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Twateraniye aha rero gushimira Imana iyi mpano twabonye muri imyaka 120. Icya mbere, Karidinali Kambanda ubwo tumufite nk'umunyarwanda, nk'umwana w'u Rwanda. Yarakuze rero, Imana imugira umusaserdoti, irongerera muzamura aba umwepiskopi, none imugejeje ku rwego rwa Karidinali. Ibyo rero turabishimira nyir'ubutungane Papa Francisco wagiriye Karidinali Kambanda icyizere, bakamuzamura mu ntera, bakamushyira mu bajyanama be ba hafi. Ubu icyo cyizere gishingiye ku bushishozi n'umurava Karidinali Kambanda yagaragaje mu butumwa bwe mu Rwanda, kandi akerekana ko ashoboye kugeza umusanzu we kuri Kiliziya yose ku isi. Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize kandi bitari bikwiye no kuba. Ibyo ntabikoreye u Rwanda gusa, biragaragara ko abikora n'ahandi ku isi hose.
ibyo rero nawe ntawabura kubimushimira. Turagushimira rero Cardinal Kambanda urwego ugezeho, kandi turizera ko uzafatanya nabo bashyize imbere gukorera Kiliziya neza, gukorera igihugu cy'u Rwanda neza, gukorera abanyarwanda neza. Ni ishema n'icyubahiro ndibwira kuri we bwite, ariko ni ibyacu nk'u Rwanda n'abanyarwanda twese, ndetse tutitaye cyane ku buryo twemera imyemerere ijyanye n'amadini. Iyo umunyarwanda azamutse mu ntera kubera ubushobozi n'umurimo mwiza akora cyangwa yakoze, yaba mu gihugu cyangwa ku rwego mpuzamahanga, twese turishima. Icyizere yagiriwe n'agaciro yahawe, ubwo natwe bibi byacu. Aba ari intore mu nshingano arimo, ariko akaba n'intore mu gihugu cyacu, ari nacyo cye. Ibyo rero ndibwira ko bizafasha Cardinal Kambanda kurangiza neza icyo Imana imwifuzaho, n'ibyo abanyarwanda muri rusange babona kandi bateze kuri Kiliziya Gatolika. Nk'uko rero dusangiye ishema n'ibyishimo, tugomba no kumufasha muri izi nshingano, akazasohoza ubutumwa bwe neza. Mu mateka maremare hano mu Rwanda Kiliziya Gatolika ifite, Kiliziya yabaye umufatanyabikorwa mu mibereho y'abanyarwanda, yaba mu burezi, mu buzima no mu iterambere muri rusange. Kiliziya Gatolika yafatanije n'inzego za leta, ifatanya n'abanyarwanda, ifatanya ndetse n'andi madini muri ibyo bikorwa. Ubu bufatanye rero burakomeje, bukwiriye gukomeza, ndetse bukwiriye guhabwa n'imbaraga zindi nshya, nk'uko tugenda twunguka n'abayobozi kuri izi nzego bashya, nk'uko Kambanda yagizwe umukardinali kuri urwo rwego. Iby'uko ayo mateka y'u Rwanda na Kiliziya hagiye haba rimwe na rimwe ibitaragenze neza cyangwa ingorane zitandukanye, ndetse biza no guhungabanya ubuzima bw'igihugu, ibyo ntabwo ari byo twashyira imbere. Ngira ngo ibyo twabivanyemo isomo, twumvise icyabuze icyo gihe, turashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma bitasubira, kandi tugatera intambwe mu bundi ubuzima bwubaka ubufatanye, kandi bwubaka igihugu, bwubaka n'abantu bagituye. Rero ndibwira ko Cardinal Kambanda n'abandi bazaba bafatanije nawe, we ubwe azahera no ku mateka ye yavuzwe na mbere n'ayo nasubiyemo. Ayo mateka afite inyigisho nyinshi, bibi byaba byarakozwe bidakwiriye kuba bikorwa, ariko ubu turi mu nzira y'ibikorwa byiza no mu bufatanye. Mu myaka ishize 20 n'indi, iyo nzira tuyimazemo igihe, gushaka gukora neza, gukora ibyiza, ubufatanye, kubaka, ntabwo bigira ubwo bihagarara, nta nubwo bigera igihe ngo abantu bumve ko bageze ku byiza byose bashakaga. Ni ibintu rero tugomba guhora dukorera buri gihe cyose, ariko intambwe imaze guterwa, dukomeze dutere izindi ntambwe kugira ngo tugere ku ntego yo kubaka abantu, ubuzima, amadini, amatorero, leta, twese dufatanye tugerageze dukora ibyiza dukwiriye kuba dukora, kandi dufitemo inyungu, kandi tukabikora twumva ko buri wese akwiye kubyibonamo,
akwiye kuba yumva ko yatanga umusanzu we kandi abifitemo inyungu bitari ibya bamwe cyangwa abandi. Ibyo rero Karidinali Kambanda n'abandi bayobozi ba Kiliziya Gatolika muri hano ndetse na Vatican navuze dukurikije n'inzira tubona mu bikorwa uhereye no kuri Papa Francisco agaragaza ashyize imbere, natwe ntitwabura gutanga umusanzu wacu kugira ngo ibintu byihute byiza aba ari byo bitera imbere, ibibi tugenda tubisiga inyuma, bityo twubake Kiliziya Gatolika, twubake u Rwanda ndetse tugire ubufatanye hagati yacu n'indi myemerere y'andi madini. Nagira ngo nsoza nongere nifurize mwese abakirisitu, abayobozi b'idini Gatolika n'andi madini, abanyarwanda mwese mbifurize ishya n'ihirwe, tubyifurize Kambanda uyu munsi wabaye we wo kumwakira no kumushimira urwego agezeho no kumwibutsa ko inshingano ziyongereye zari afite ejo hashize, ubu ejo hazaza bishobora kuba byikubye kabiri. Ubwo rero urumva ko nubwo agenda akora mu myaka ariko n'imirimo niko yagiye yiyongera. Ubwo tuzagerageza twese hamwe ko gutera inkunga, gutera Kiliziya Gatolika inkunga n'abo mufatanije mwese kugira ngo icyo twifuza tukigereho. Nagira ngo rero mbashimire uyu mwanya, ubutumire, hanyuma mbizeza ubufatanye nk'uko nabivuze. Mwese mugire amahoro y'Imana.